Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Bahaye ikaze, Eric ndayishimiye. Uwiteka bishimire cyane mwe mwakoze subscribe, mugakora ku nzogera, kandi mwe mukomeze gukora share. Uwiteka bagirire neza. Bahaye ikaze rero kuri uyu munsi nanone kugira ngo twumvane ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Ariko mbere yuko turyumva turabanza dusenge kugira ngo Imana Data ikomeze kutuyobora, kandi umwuka wayo wera abane natwe, aduhishurire kandi adukore ku maso. Urakoze Mana yera, Mana ikiranuka muri byose, uwera wa Isiraheli, Imana ivuga bikaba, turi imbere kandi nanone y'ubwiza bwawe, tugushimira imirimo itangaje wadukoreye. Ntuhabwe icyubahiro, kandi duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo tweze weze ubugingo bwacu, kuko ari bwo buzakubona Mwami. Tubabarira ibyaha n'ibicumuro, Uwiteka twarakiraniwe ntitwashyikira ubwiza bwawe, ariko muri Kristo Yesu Mwami no tubonera agakiza. Data, kumwe y'amaraso igiciro cyinshi yamennye ku musaraba i Golgotha, nashimwe Mwami. Imana Yesu waducunguye, Imana Data yamutanze, n'umwuka wera wamutumenyesheje, noshimwe. Uwiteka rero nudukura urubanza rw'ibyaha, uduhe mwuka wera atuyobore, kugira ngo turusheho kukunezeza kandi unezererwe imitima yacu. Urakoze rero Mana nziza kutugire neza, usabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwakoze rero kubana nanjye. Uyu munsi turaza kwigana n'ubundi ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo ubuzima bw'abakristo ba none, cyangwa se abakristo bitwa abakristo ariko mu by'ukuri badakijijwe, basigaye bagoreka inzira z'Imana. Ndashaka kubabwira kuri iki kintu kugira ngo tukiganireho. Abakijijwe ariko biyita ko bakijijwe, nyamara benshi Imana itabazi, bagoreka inzira z'Imana. Ndagira ngo usabe ngo ntucikwe, ahubwo ukurikire. Niba ari ubwa mbere ufunguye kuri iyi channel, ukore subscribe kugira ngo ntugacikanwe n'ubutumwa bwiza mba nabagejejeho. Yesu nabaha umugisha. Abakristo ba none ni wa muntu ushobora kuva gusenga, ushobora kuva guterana kwera, ariko agisohoka gato agakiza kagashyira hasi nk'uko bamwe babivuga. Umutima yari afite ugahinduka mu kanya gato, kandi mu by'ukuri ari bwo buryo Satani asigaye akoresha anyaga abantu, abanyaga ibyabo, abanyaga ubutunzi, abanyaga umwuka, ababuza kurushaho gusabana n'Imana. Abakristo ba none baranabutse, basigaye bumva gusenga ntacyo bivuze, gusenga buri munsi ntacyo bivuze. Akumva niba aheruka gusenga mu cyumweru gishize, akumva azongera agireyo igihe ashakiye, akumva ya masengesho yonyine arahagije. Ariko mu by'ukuri Bibiliya iratubwira ngo musenge ubudasiba, kandi musengeshe umwuka iteka. Ni ukuri iyo usenze kandi ugasenga buri munsi ubikuye ku mutima, ugasenga ubudasiba kandi ubudatuza, ari ibintu bikoreka mu isi y'umwuka. Kandi Satani niba ari ikintu kimunaniza ni amasengesho y'abera, amasengesho y'umukiranutsi aramunaniza. Niyo mpamvu nawe akora ibishoboka byose kugira ngo aguce intege, ujye kuryama guca intege, wumve nta kibazo, uvuga uti reka nirambike ndaba nsenga, ugashiduka wasinzire. Mu by'ukuri Satani aba akunyaze ikintu gikomeye. Muri cya gihe ubyutse, aho kugira ngo ubyuke ubanze upfukame usenge, ushimire Imana ko yanakurinze, ahubwo ukabyukira kuri telefone ngo urebe amamesaje, urebe ku mbuga nkoranyambaga ibintu biri gutrendingaho. Ariko Satani aba akunyaze ikintu gikomeye. Turaza gusoma n'ubundi turifashisha Bibiliya mu rwandiko rwa Yakobo ibice 5, turahera ku murongo wa 16. Aravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Yesu natugirire neza. Uyu murongo ntabwo Bibiliya itubwiye ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro,
iyo asenze rimwe mu mwaka cyangwa rimwe mu cyumweru, ahubwo kugira umumaro iyo asenganye umwete. Umwete ni igihe ubikora ubikunze, ukabikora ubikuye ku mutima, ukabishishikarira, ukagira ishyaka ryinshi cyane ryo gusabana n'Imana. Umurongo ukurikira uravuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Bibiliya irabihamije neza ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Ntago yari undi muntu, yari umuntu nkatwe. Ahubwo ububasha yari afite n'ububasha yakuraga mu busabane n'Imana no gusenga. Eliya yageze ku kigero Imana imwishimira, imuha imfunguzo z'ubwami, imuha ubutware bwo gutegeka. Imana ntirobanura ku butoni, ariko ukurushaho kwegera Imana ugenda wakira izindi mbaraga zidasanzwe. Eliya yahagaritse imvura kugwa imyaka 3 n'amezi 6. Ese uribwira ngo abari muri kiriya gihugu abapfa ntibapfuye, bishwe n'inzara, bishwe n'inyota kubera kubura imvura? Ubwo butware Eliya yari afite nawe aka kanya wabusaba Imana, ariko kugira ngo ibuguhe hari icyo nawe uyigomba. Ntabwo ushobora gusenga rimwe mu kwezi ngo umbwire ngo Imana izaguha ubutware bwo gutegeka. Nkuko Eliya yabikoraga. Eliya yari umuntu w'Imana. Eliya yarasengaga amanywa n'ijoro, iteka yahoraga asenga, asabana n'Imana kandi akiranuka. Niwegera Imana izarushaho kugukuza mu mwuka kandi iguha imbaraga zidasanzwe zo gutegeka. Utegeke ubukene, wowe ubwawe ubuhagarike. Wikwitwaza abantu ngo barakwanze, ngo bakuvuyeho ngo nta nshuti. Niwo mwanya urimo nyine n'igisuzuguro Satani yagusize kuko nawe utazi gusenga. Egera Imana urebe ko itazabikora. Hora witotomba ngo ibyawe barabiziritse. Ese ababiziritse si abantu? Ese Imana siyo iri hejuru ya byose? Egera Imana usenge, Imana izareba abo baziritse ibyawe, agakiza bafite ikabaransinge n'akawe, nirangiza ishyire ku munzani. Nisanga gukiranuka kwawe biremereye, Imana izamanuka ikore, kuko ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ni Imana itarobanura ku butoni, kandi ni Imana ishobora byose. Ndagira ngo ngusabe ngo wizere Imana kandi wongere ibihe byawe byo gusenga. Wegere Imana kuruta uko imyambaro yawe ikwegereye, wegere Imana kuruta uko umubiri wawe ukwegereye. Imana yiteguye kugukoresha iby'ubutwari, Imana yiteguye kugukoresha. Ari byinshi uzahagarika, ari benshi uzabera umugisha. Ubundi Imana yaturemeye kuyiramya no kuyihimbaza, kandi nta muntu n'umwe Imana itaremeye kuzagira icyo akora mu bwami bwayo, kandi itaremeye kugira icyo azakora kiri hano ku isi kizamura umurimo w'Imana. Ni ukuririmba, ni ukubwiriza, ni ugusura abarwayi, ni ugufasha abakene. Nta muntu Imana yaremye ngo azakore byose, kuko tuzi neza ko twese turi ingingo kandi turi amashami ava ku uwo muzabibu ari wo Yesu. Imana yaraturemye ngo twuzuzanye. Uzane impano yawe, nzane iyanjye, tuzihurize hamwe zibyara ikintu gikomeye. Ariko abantu b'iyi minsi bafite amashyari, bafite urwangano. Mugenzi wawe ntiyagutira ikintu ubona cyamugira umumaro ngo ukimuhe, baramuhanurira muri kumwe ukajya kuzirika ibye. Ariko reka nkubwire ngo umunsi Uwiteka yamanukiye bene abo ngabo, ukuboko k'Uwiteka kuracyabanguye. Niko muri Yesaya ibice 5 hambwira ngo kuracyabanguye, kandi Uwiteka aracyafite uburakari bwinshi. Ari abantu bagomeye Imana, ari abantu birengagije ibyo Imana yabakoreye, batatira igihango bagiranye nayo. Ari abantu bapfobeje urupfu rwa Yesu Kristo, yapfiriye ku musaraba, apfira ibyaha byabo. Ngo ubwo yabapfiriye byararangiye. Ese ku mwenda warahera watabutsemo kabiri, ngo buri wese yigerereyo. Ese wowe ukora iki? Ese kubizi wakoze iki? Ese kuzi ko wababariwe?
nyuma yaho wakoze iki? Bene data, nihagira umuntu muri mwe uyoba avuye mu kuri undi akamuyobora, mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu, kandi azatwikira ibyaha byinshi. Ariko abantu b'iyi minsi uramubona akora ibyaha ukamwihorera, ukavuga ngo ni akantu gasanzwe, ni ibisanzwe. Nyamara mu by'ukuri amaraso ye uzayabazwa nutamuburira hakiri kare. Imana yagushyize imbere ye ngo umuhindure, ntabwo yagushyize imbere ye gusa ngo umurebere. Nubona akora ikintu yabanye n'ubushake bw'Imana, mukebure, umwereke inzira akwiriye kunyuramo, inzira nziza y'agakiza, urokora ubugingo bwe, umuyobora inzira yo gukiranuka, kuko nukora ibyo uzatwikira ibyaha byinshi. Kandi n'umuyobora inzira ikwiriye uzakiza ubugingo bw'urupfu. Ikintu kibi cya mbere kibabaje ku mukristo kandi gikomeye ni igihe umukristo akora icyaha, asigaye akora icyaha, ntihagire umutima umucira urubanza, muri we akumva ni ibisanzwe. Mukristo, niba ugezaho urarindimutse, niba ugezaho urarimbutse, niba ugezaho ukora icyaha ukumva nta mutima uguciriye urubanza, urarindimutse, ukumva ni ibisanzwe. Satani akakongora ngo ni kuriya byari bugende n'ubundi, Satani akakongora akakubwira ngo nibwo buryo bwawe, Satani akakubwira ngo niyo nzira wari ufite, Satani akakubwira ngo niyo mahitamo. Urarindimutse, urarimbutse. Mukristo, niba ugezaho ukora icyaha ntihagire umutima ugucira urubanza, ufitanye urubanza n'Imana. Ariko ndagira ngo usabe ngo uhindukirire Uwiteka, bigishoboka kabonwa nk'uko ijambo rye ritubwira. Nucikwa n'icyaha upfukame usenge usaba Imana imbabazi nk'uko ijambo ryayo ribidusaba. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 17 aravuga ngo musenge ubudasiba. Iyo ukomeje aravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakamo muri Kristo Yesu. Ntimukazimye umwuka w'Imana. Haleluya. Kandi ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza. Yesu natugire neza. Mwirinde igisa n'ikibi cyose. Ni Imana iri kuvugana natwe. Imana y'amahoro ibeze rwose. Kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubw'Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ni ukuri Yesu atugirire neza, azasange twiteguye, ntihagire umugayo uzatugaragaraho mu izina rya Yesu. Ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Humura nubwo ubona isa naho itinze, wikwirwanirira, wikwicira inzira wa mubyeyi we, wikwicira inzira wa mugabo we, wikwicira inzira wa musore we, wikwicira inzira wa mukobwa we, kuko inzira y'igihogere ni inzira ijyana kurimbuka. Inzira ifunganye ni ijyana abantu mu ijuru, niyo nzira y'ubugingo nk'uko Yesu yabivuze, kandi iraruhije cyane. Ihangane utegereze igitondo, gucya ko buzacya. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ibice 5 umurongo wa 8 aravuga ngo mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Nuko urumva nkubwire muvandimwe, kigeragezo si cyawe gusa. Bene data bo mu isi bose muhuje umubabaro. Humura, ni Bibiliya ibivuze, ni ijambo ry'Imana ribivuze. Nubwo ushobora kuba umaze igihe mu bukode, ntabwo ari wowe wenyine. Nubwo utabyara si wowe wenyine.
nubwo byarupfusha si wowe wenyine, ihanganira igicuku utegereze igitondo, nubwo umutware wawe aguhoza ku nkeke ntabwo ari wowe wenyine, ihanganira igicuku utegereze igitondo, izera Imana, wijya gushaka inzaratsi ngo agukunde Uwiteka wenyine niwe ushobora kukumara umubabaro, niwe wakumara intimba mu izina rya Yesu. Uwiteka ndagushimiye, Imana yo yonyine niyo ica inzira mu kidaturwa kandi igatembesha imigezi mu butayu. Nubwo ubona ushonje nta kazi, ihanganira igicuku, ntabwo ari wowe wenyine, ahubwo ubwo buhamya bwawe buzabera benshi inkomezi, buzakomeza benshi. Humura, Yesu azakwibuka, wowe mwizere gusa umwiringire. Umurongo wa 10 uratubwiye ngo kandi Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho muri Kristo Yesu, buri muri Kristo, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerera imbaraga, nimubara kubabazwa akanya gato. Nimwihangane, ni ukuri Imana ntizabababaza iteka, niko yatubwiye, ntizatubabaza iteka, ngo izatwongerera imbaraga kubw'ubuntu bwayo. Twihangane kubw'akanya gatoya, ibi turi gucamo ni iby'akanya gato, reka Satani ye kutunyagiramo ikintu gikomeye. Imana iri kudutoza, Imana iri kutwigisha. Mwibuke neza kugira ngo izahabu bise neza kandi ikeye, kandi koko ari izahabu, nuko wabanza kuyinyuza mu ruganda ikanyura muri aside. Iyo itayenze n'ishonge iba ari zahabu original, nibwo igira agaciro. Ihangane rero uwo mwanya uri kubabarizwamo, kuko Uwiteka aho ngaho nihaje kugusanga akahiheshereza icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Reka mvuge ngo icyubahiro n'ubutware bibi bya iteka ryose, amen. Nk'uko umurongo wa 11 ubivuga, icyubahiro n'ubutware bibi by'Imana, bibi by'Uwiteka iteka ryose, amen. Mwakoze kubana nanjye, reka mbashimire. Uwiteka bagire neza kandi abaha umugisha mwinshi. Bakristo bantu munkurikiye, inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba, mwiheranwa n'ibigeragezo murimo, muhumure, Uwiteka arahari kandi aje kubamara intimba n'umubabaro, aje kubagirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana yacu, Mana nziza kandi Imana ivuga bikaba, iyitegetse bikomera. Turagushimiye ko wabanye natwe kandi twumvise ijambo ryiza ryawe. Mwami, turakiranirwa umunsi ku wundi, ariko Mwami ntaguhutiraho kandi uri Imana ibabarira. Ndakwinginze ngo weze imitima yacu, kuko imbere yawe ariho dubonera agakiza no gukiranuka. Mwami, kandi nta waguhagarara imbere ntatsindwe, nta n'umwe, ariko amaraso ya Yesu iyo atugeze haratweza akadutunganya rwose. Nunkundire udukureho umugayo w'ibyaha, dukureho urubanza Mwami rw'ibyaha, ahubwo Data amasengesho yacu, imirimo yacu ikubere imibavu iguhumurira neza. Data, reka tukugireho umugisha, utugire neza Mwami muri uyu mwanya, kuri aya masaha. Data, uwaze kwifuza kwa buri umwe wese, mu izina rya Yesu Kristo. Ngabana nanjye, ubane nabo. Data, uha umugisha buri umwe wese unkurikiye kandi unyifuriza ibyiza, nawe umugire neza, unyifuriza iterambere. Data, nawe urimuhe, unyifuriza umugisha uwumuhe mu izina rya Yesu Kristo. Ngabana nanjye kandi ungire neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwakoze kubana nanjye, Uwiteka nabishimire kandi abaho umugisha mwinshi. Naho mu kiganiro cy'ubutaha, wowe ari ubwa mbere ufunguye, ndagira ngo usabe ngo ukore subscribe kandi ukore like, share na comment, kugira ngo turusheho kubana. Ukeneye ko dusengana, wampamagara kuri nimero ziri aho hasi. Ibindi Yesu aduhana umugisha, amina. Ndabakunda cyane.